ujya ushoboza Yesu ujya ushoboza ujya ushoboza data ujya ushoboza ujya ushoboza mwami ujya ushoboza ujya ushoboza mwami njye nkora ibyo ushaka ujya ushoboza Yesu ujya ushoboza ujya ushoboza data ujya ushoboza ujya ushoboza mwami ujya ushoboza ujya ushoboza mwami njye nkora ibyo ushaka rujya mw'ijuru mpura n'intambara ishimura n'ibindusha ikambabaza ngo bifuze kugerayo nyamara nkihanga nkankanesha urwo rugamba atangiye urugendo rujya mw'ijuru mpura n'intambara mama manzi ntabwo aragomba se hasi cyangwa we nuramuvugisha mubindi bura nicyo mwaba mwarakoreye kubona ibintu bikomeye cyakoze umukobwa wanjye umunsi yatuje abe ngo bigeze rwose anseza ibyo kurira wa amaze kumenyera ubuzima bwo kubana nanjye gusa urumva umuntu umaze icyumweru atagera ahangaha umwana yaramenyereye banza sinzi niba naza azanamwemera nzi icyo nzi cy'umwana nyina naza uzareba iby'uyu mwana agazamwemera kuko nibere nta kiribaza umugore wagiye aba yagiye basi se nta n'ubwego nta n'amagambo muhego kuvugana basi ejo bundi kwa gatanu naramuhamagaye mbwa ati se mama manzi bimeze bite ambwa ati ni byiza ati se ujya wibuka ko wasize umwana mu rugo kandi ukamusigira umuntu utagira ibere ngo nibyo yahisemo ngo ari byo azakora ariko numva ari guseka yanezerewe cyane amacupa numva ari gukomeza asaragurika ese umugore wawe birya mu nzoga ayinywa yaheze kuva n'abana nayo ko ataranywa inzoga n'umunsi bari none se ko avugira mu ivi tukagira ngo ni byeri cyeka nimba ari ibirere baba bari ntabwo nakwizera ko yanywa inzoga ahubwo wenda ubwo yasanga ari nko kunywa fanta ariko akazinywera mu ruhame rw'abandi bantu banywa inzoga buriya rero inshuti mbizi kugeza ku bintu bibi bajyanye n'abanywa inzoga n'abashuka bayinywera ubu ku buryo umbwira ko mama manzi anywa inzoga arayinywa none se yarara mu kabari atanywa ko muhamagara wambabariye n'ukuri ko wari witonze kuva mu gitondo byagenze blessing dore reba abana nyine nuko ndavuga ati ni uguheka nkaterura mukanya nta kinaga nawe nta kibazo ariko nyine nk'ibisanzwe none se ngahari ngira inama wa mugore ndi nzamukorera iki ndi bumukorera iki ngira inama nk'umuntu nizeye nk'umuntu umba hafi ngize ukuri nzamugirira uramugore mbere ya byose ngira inama bigenze no kugira ngo aziba nshobora kukugira yerekeye gutya nimba uzi ko yagiye mutatunganye akajya nta kibazo mufitanye uzamuhamagare dore niba uyanduze nibwo nyimara kugukarabya niba uyanduze nibwo kavukire ngwino wemwe nawe ndebe urumva umugore ugomba kumuhamagara kongera ukamusaba amahirwe ya nyuma amwe kumva icyifuzo ubu ntabwo umwumva koko wagise ikigongwe basi mugore mwiza basi ukambwira icyana gukora basi ukambabara mugore mwiza kwambabarira ukuri oya mbabarira rero umwana wawe niwe wamubyaye ariko kuko mama manzi n'icyo nari gukora gishobora gutuma ngirira nkorera ibintu bene aka kageni n'ukuri umva wa mugabo witesha umwanya njye nta mwanya mfite ahubwo reka nze ngufate ariko
banza wumve basi banza wumve ibi ni ibibazo none ndagira kurira ndirene n'umwana urugo nindi rusigara rose umugore ukamamagara ukamubaza ikibazo n'igitekerezo afite ukamusaba amahirwe ya nyuma ukamwicaza mukaganira ibyo yagukoreye ukabyibagirwa ako se amahirwe umbwira ngo yanyuma na amahirwe se basi namukoreye none se biriya ntabwo yifashe ngo agenderega nta kibazo mufitanye amahirwe ndi kukubwira ni ukumamagara ukamubaza nimba hari abandi bakurenzeho nimba azagumayo nimba azagaruka ashobora kuba yarihaye nk'amezi 6 y'ikiruhuko yashira akagaruka ibyo wenda ngenda byumva ariko noneho ngira inama iteye iki nindamuka mbonye mama manza agarutse zamukorera iki nzi ko nazakubwira ngo muzirike cyangwa umukingirane ko atari umwana uzumva ibyifuzo bye cyangwa umwanzuro aje umugaruye ashobora kuvuga ati ngiye nubwo ngarutse ndagusaba iminsi 3 mu cyumweru yo gusohoka nimba ubyumva ubyemera nimba utabyemera ahubwo ati ntabyemeye nsubiyo nari abanza wumva ikintu giteye ngiye ibintu byo kumbwira ngo umugore wanjye arasohoka umukristo byongeye usubira yabasohokera hize yabasohoka n'ikisi yabasohoka se mukata umwana ibyo bintu byo biragoye ahubwo reka nkubwize ukuri yewe sinzi niba n'umwana wanjye azemera ku kintu kimbabaje kugeza amagingo ye n'umwana wanjye abana we nibura nangwa namanzi ni mukuru ariko umwana sha onka agazabara kumwemera bavuga ko kaburani kaboneka ari nyina w'umuntu atapfuye se nagaruka zamenya kuki atakunda umwana ariko wenda ngiye nanyanga ariko akunda umwana byose ni ibiki uzi ko sigaye muhamagara kantu wowe uzirikana yuko iyo umuntu akwangiye umwana nawe atabagukunda none se wowe waragukunda nimba yaranze umwana yabyaye mwana kandi buryo ntekera umwana igikoma nandi komeza nyine wibere nyiramiro bajya babamagara nyiramiro none se kare ugushigishara rese urakoze none nakoze urakoze kumba hafi ndagushimira igihe cyose sawa ese mugenze ne kumukanya wari umwana kereka mungu mama wawe mbonye acunguye bakizirashire mwana dore hari abonye abantu umwana ari kureba kunguki umwana ari kureba ariko mama manzi ubumbuze nicyo navuga nese wavuga kunguki n'umuntu wavuga n'igiki uretse no kumura ku mwana banza ubundi uvuye hehe ufite ibere wararijyaye fata umwana umbuze umwana wanjye umvira sheri wanjye rete urabona ukuntu umwana wanjye ahise atuza aratuje nyine kuko abonye nyine ko wari wambwiye se ko ushobora kubona umugore wamurera akamusigarana kuko utamushatse iminsi ntihari imari ngo amusigarane ariko utangiye kundemera nanone nyine wari wambwiye ko ibintu byose naguhamagara gase nyobewe ko hanze aha hari abagore bashobora kunderera umwana kugira ngo wari buzashake undi wo kujya reka nkubwire rero mama manzi urabona ukuntu umwana yari yanduhije mbese ko acecetse bigenze nyine kuko yari yabuze aha rero niho ugomba kumenya agaciro kanjye n'ubwo urukundo ngukunda mubona iyi mpeta uko
nta na gahunda afitanye nawe usibye aba bana twabyaranye ni nacyo kiduhuza nta n'ikindi bivuga ngo uranjugunya igihe wahereye usuzugura ko utashatse si uwo mugore ngo aze asigarana aba bana utamuhamagaye ngo aze abasigarane bivuga ngo uranjugunya ndakujugunya icyo dupfana ni aba bana ariko mama manzi ni iki gituma umbabaza basi niba utangirira impuhwe gira impuhwe umwana twabyaranye nanjye niyo mpamvu aka kanya ngarutse ahangaha ni ukubera abana uzi ko manzi yirirwa azenguruka karitsiye n'ubu ntaza ahari wari wambwiye ko ubishoboye se nshoboye iki uzi ko usetse ngugaritse kubera impuhwe z'abana ni abana bangaruye ahangaha iyo bitaba abana wowe nta rukundo na ruke nkigufitiye noneho reka nkubwire nanjye nkurikije icyumweru umaranye umwana uyu uruhinja wari wasize ahangaha utazi n'icyayi icyo ari cyo umwana asaba ibere nkamuhereza amazi twakagombye umva icyumweru nangwa na manzi uzamumarane n'umwaka noneho ufashe icyemezo nageze ahantu hari abana bazi gutanga keya batanga keya guterura akakubebeza mu myaka ufite nka 45 igahita ihinduka 15 ubwo se wabumbaza iki ariko imyaka ufite uracyakeneye kubebezwa nk'abana bafite imyaka 15 hari abana bari gutanga keya we ubundi ndagira ngo baze iyi kanzu ndakubaza wayiguzwe nyine yirebe uri kuyibona reba agaciro kayo wayiguriwe nande nicyo baza kukubaza nakubwiye ngo hari abana hanze mbere yuko tugira n'ibindi bintu tuvuga ubanza uyikuremo wambara imyenda wagiye wambaye iyi ngiyi nyibone wayitwitse cyangwa wayijugunye ndimo ndagusaba imbabazi se nta mbabazi ngigusaba ntabwo iwawe ariho nyiteze amaramuko ntabwo ariho ngiteze amaramuko naje gusanga ngiye nabona homba nkabona undi unyitaho kwanza reka ducururuke ibintu by'umukinyabyibo wabigumanye se bigumanye basi ngaho nsuhuze ngusuhuze mubera basi iki ubu se amasaha yose tumaranye ahangaha ubu nibwo buriya nubwo nari mfite ishavu ry'abana ariko ndagukunda basi mpore ese ukunda abantu bangaye muri iki gihugu wowe n'abana banjye gusa ariko wajya ureka uburyarya nk'ubu njye nakubeshyuza abantu usigaye mfite bankunda ni isheni ni gutya baratondetse n'umurongo b'abagabo abasore abana bato mutanangana mamanzi wajya ureka gushavuza umuntu iki mutanangana wowe urashaje maze kubona ko ari wowe ushaje aho mpobera kumbaraga ndeka guhobera abana birirwa bazenguruka akazi abashari bimeze bite abana birirwa bazenguruka aba ni abana banjye nibyariye urumva warababyaye ariko wari warabajugunye nagiye ku isereri yawe ariko si byamuje aba bana niyo mpamvu n'aka kanya ndahangaha ni ukubera abangaba utagira ngo ni wowe kuva kanakomeje ngo nta basigaye inyanga ndabizi inyanga ariko ukunda abana banjye ntuzongeye kubasigira abana bo nta kibazo mfitanye nabo abana ni abanjye nta soni amakuru umuze mu mbwira papa wanjye se mu minsi yari hano yari kumwe nawe nta mushyitsi mwagize manzi nta wa mugore wigeze ugera ahangaha ko numva yajera ko yari yambwiye ngo yaje kubareba isi ntabwo yaje mumbwire ndabagurira irindazi ngura dusimba uko yamubonye ariko ubu narumiwe yarangiza akanzanaho uburyarya nka buriya asigaye azana abagore bakarara ahangaha mwihora noneho turabonana ubu bwa mbere n'ubwa nyuma mbariza abana amagambo nk'aya turabonana none aba n'abana ntabwo bazi ibyo bavuga kwirirwa unzanira abagore mu bana kuki utamurekeye hano mu urabaza abana ngo hari umubazo uza kunyerekera abana mabi gusa wajya ujya gukora amashyari ndavuze ngo ubu bwa mbere n'ubwa nyuma mbariza abana aba bana bafite uburenganzira bwo guhabwa uburenganzira bwabo nibiba na ngombwa abana banjye nzabafata mbajyane mbirere kuko maze kubona ko ntacyo umaze banza mubwire njyewe ibi nari nabikoze ngo ndebe ko washyira ubwenge ku gihe muzabona abana banjye rekera abana umva ubu bwa mbere n'ubwa nyuma rekera abana nta soni
nkweto uje uzambaye mu izosi bimeze bite siko burya koko gusara ari ugushishikara inkweto kuzizanye mu izosi kama wanjye uvuga ngo inkweto nzambaye mu ijosi jewe izi nkweto ndebye ninzambara mu kaguru njya gushaka n'amasogisi byibonye nze bitewe n'induru nandi kumva mu gitanga kagira inkuru burya se arimo twumviriza jewe ndimo mbumviriza ariko ikintu uzajya umenya cyo manzi buriya kumubona kuriya azi ubwenge ntabwo ashobora kukubwira ibintu se yakoze ahubwo ngiwe ni ngiwe wagace ukambaza ibera muri uru siri umupanga w'abanya haruguru byose biza mbireba karakana nako nta gakeca n'inkasi nta kintu kambwira yakubwira iki se manzi gaho se nk'inkuru muri makeya twumva ko ibintu bimeze hano nurebe ukimara kugenda wa munsi umara kuva ahangaha haje umukobwa wagiye ari kuwa mbere haje umukobwa uwaje kuwa kabiri haza undi utari wa wundi wo kuwa mbere kuwa gatatu ahubwo amahirwe agize uhageze undi agiye ariko se uriya mugabo rero nibyo najyaga mbabwira ntabwo uriya mugabo yarananiye ni indaya mwarangiza mukavuga ngo nayanjye uriya mugabo usibye kumuta noneho nkagenda burundu nta n'ikindi kintu ndi bukora ahubwo wowe uriya mugabo mwajyaga mubivuga njyewe namubona ukuntu ari umurokore ya muntu usenga nkavuga ati muramubeshyera ariko iyo maze kubona aho nzi ahangaha umurokore ariko reba kugira ngo inkweto ngiye nzambare mu ijosi kugira ngo nze nirukanka mbafatiranye mutari mwana rwanda uriya mugabo nawe ngira n'amahane ntabwo ubizi aguteye umunigo ntabwo ujya uwikuramo niyo mpamvu buriya mbonye bikomeye mfata umwanzuro nkigendera utagiye yaguhita uriya mugabo ni mubi cyane ntubirebe gutya umwana yaramujujuje ku buryo no kuvuga byari byamunaniye uzi ko yongeraga yajya kunsuhuza mu miriro akavuga mwaramutse kubera stress y'umwana niyo se abo bagore yazanaga bamufashaga iki arega abagore ntukajya bashingiraho bavuga yuko akabura ntikaboneka ari nyina w'umuntu uri umwana wabuze nyina arinda asazanye umujinya cyangwa ibibazo none se mwana ngaho ngira inama y'icyo gukora buriya nari namusigiye umwana nzi ko noneho azisubiraho nkasanga ibintu bimeze neza ngira inama y'icyo nakora ahubwo wowe uritonda ngiye ni nkawe papa manzi nta muto hagasigara y'imyozi muso ishangira abana b'ababogari hari abana bagiye bakora umubiri apana gukora indi ntagaciro igira ukora umubiri nanjye mbyaje bariya gusa nta wundi mwana azongera kumbyaza ariko kandi iyo nama niyo mwana reka njye koga hari ahantu ngiye mu mujyi mwana aho ugenda urakoze ku makuru mayo maze nk'icyumweru cyose ntari muri uru rugo kagira inkuru byagenze biteze nabonye ibintu bingeza aha numva ibintu bimaze kundenga mfata isakoshi ndagenda fata gahunda yo guta umugabo reka nkubwire gato byari bingeza aha ngaha numva nta kindi kintu ndi bukore nafashe inzira ngo ngende noneho nari mfite umutipe yari amaze iminsi nawe amamagara ambwira ati ngwino turuhuke umva ndavuga ati n'ubundi reka ngende byose ni kimwe nabonye abana bazi gutanga keya umva navuyeyo nabivuye mamanzi ngiye ntaho nshaka gusenya ngiye nagusabye amafaranga amadorari 200 ngo nkuzanire umuti wubake ko ntacyo uri kumbwira nyine wowe zana umuti amafaranga arahari kuko ibintu nabonye hanze hari abana bazi kwita ku bagore babo nanjye ndashaka ko umugabo wanjye aza muri umwe muri abo ngabo naho icyo nshaka ari amafaranga ubundi nkagukemurira nta kindi oya amafaranga yo ndayaguha rwose urabizi ko nta kibazo mfite rwose kijyanye n'amafaranga ndizeye amafaranga ndayaguha wowe nkorera umuti ibintu bigende neza ubwo rero ureyama ngende nyajyanye nzagaruka nkuzaniye umuti nta kibazo na kimwe okay amafaranga ndayaguha ndi kubona wantindiye nkurikije nkigera ahangaha ibintu umupangayi wacu hano ambwiye noneho nkakurikizaho n'amagambo umwana wanjye nibyariye ambwiye umva gatuma ndakwinginze ukabyara imbabara ahubwo ngirire vuba vuba mama manzi we nugira ubwoba umuti nzazana uzabikemura gira ikigoryi cyanjye ngenyine agasubira ku murongo neza akajya anyitaho yajya abona abandi bakobwa
akabona ari nk'umwanda nka puberi mbese akabona ari nko kuba ageze ku kimoteri cy'indobo akaba ari jyewe azajya yitaho gusa nta wundi aho ni nko gukoza ye nzabigukorera uwo niwe nshaka ubinkorere kandi pe nzakwitura sawa mu by'ukuri inama zawe ukomeje kuzumva n'igihe wazana ugasanga mushiki wawe aragiye sibyo nagize amahirwe kubw'amahirwe Imana yo mu ijuru iramugarurira ariko tuvugana n'ubu aracyafite umujinya kandi ngiye mu by'ukuri nta mujinya na muke mfite ndetse nkurikije ukuntu mukunda ariko ntabwo wabona uko wabigereranya rero nguyu ndagira ngo umusabire basi imbabazi ntazongere kuva aha muri urugo kuko numvise ibintu yambwiye byahebuje sibyo rero ndagira ngo ugire ikintu bivugaho nguyu amanzi bimeze gute ikibazo kiri muri uru rugo ariko ngira ngo urakizi nari nakikubwiye ko urakizi yumva nta birenze byo kuvuga mfite gusa noneho birakabije ariko cya kibazo ntabwo cyari ikibazo kigeze aho ngaho yuko watera ubwoba ukagenda umugabo akarara ahangayitse ababaye ari kumwe n'umwana w'umuhamanzi wakwihanganye ukubaka urugo rwawe rugakomera ko na ba mama bagiye bazubaka ku mutwe bagenda bihanganira ibibazo bagenda bahuriramo mu ngo k'urugo ari ukwicara ukajya inama n'umugabo wawe gusigira umugabo umwana nicyo gisubizo wumva gihagije koko nicyo wumva kigiye kukubakira mbora nkubwire Faustin kwihangana kujya kugeraho kurangirira uyu mugabo niba ataramwihanganiye narasibye ndabizi ndi mu bantu ndabizi dukunda imana hari igihe abana b'abantu tunanirwa tukumva mbe tuze n'icyo dukora ibibazo byacu tukabiburira iherezo ariko mureke duce bugufi twiyambaze imana imbaraga z'abantu ahantu zigarukira ariko iz'imana ahantu abantu zigarukira iz'imana ziba zigiye gutangira uzi ko ko yanyikorele y'umutwaro w'ibyaha byanjye ndiriya amazi menshi cyane gorigota wasanya bigakudapfa ndetse no kubura Imana tubwiye ko anagiye kuzisikana kugeza ku bwo kizangombwa mbere wanjye usigenda nawe urananiza nuruka mu gitondo nkora nkataye igicuku ibyo mbonye ukabigaya ngo ntabwo bihagije umubiri we mugenze ne n'ubundi kuzabura banza umumbarize igihe ntari mpari niba yarigeze ashobora kugira kwihangana umubaze umubare w'abagore binjiye muri uru rugo niba baranandariye ku buriri niba banaraye simbizi mumbariza kubwira umubare wabo ntanigira neza ishobora byose kuko umugore byongera akavuyo nawe mfite n'umubabaro n'agahinda n'amarira nari gutinyuka kuzana umugore mu rugo muva ibyo bintu by'umugore ndabikubwiye ko nazanye abagore hano ibyo bintu ndabikubwiye nkabyarana bidiwe ndekura urenwa mbambiwe ko yanyikorele y'umutwaro w'ibyaha byanjye ndiriye amaraso menshi cyane gorigota wasanyambika kudapfa ndetse no kubura wamubidiwe ndekura urenwa mbambiwe ko yanyikorele y'umutwaro w'ibyaha byanjye ndiriye amaraso menshi cyane gorigota rugiye kurinda mu karugo umva nawe ndabona byarangiye ariko njye nzishima ariko rwasenyutse neza neza nta gisigaye kugira ngo rusenyuke kuko noneho papa manzi ari guca ku ruhande akangisha inama mama manzi yaca ku ruhande akangisha inama ubwo ngubwo ibyo ndi kubwira umwe ntabwo ibyo ndi kubwira undi urumva yuko urugo ninjye ndufite mu biganza byanjye ko no gusenyuka nkaho rwarangije akazi kose nyine nk'uko gashinzwe ahubwo hari akantu ndi gushaka kwibariza urabizi yuko mu minsi ishize nta mugore ngifite ubu nabaye umuhungu naje kuryama ndota anagusabye urukundo tugakunza kubikora